Nongeye kubasuhuza ndetse no kubaha ikaze kuri channel yacu yitwa Women in God's Ministry. Mwebwe inshuti bakunzi b'ijambo ry'Imana kandi bakunzi b'umusaraba, umwami Yesu nashimwe kandi umwami wacu ahimbazwe cyane. Muri uyu mwanya ndagarutse ngarukana ijambo ry'Imana turi busange muri Matayo ibice 7, turasoma umurongo wa 13 dusoreze ku murongo wa 14. Imana iduhana umugisha. Mbaha ikaze rero aho muri hirya no hino ku isi. Imana ibaha umugisha kubwo gufungura iki kiganiro kandi Imana ibaha umugisha kubwo kwemera kubana natwe muri uyu mwanya. Izina ryayo rihimbazwe. Reka dusenge rero mbere ko dusoma iryo jambo rifite umutwe w'amagambo uvuga ngo irembo rifunganye. Turagushimiye Mana yacu, se w'umwami wacu Yesu Kristo. Turaguhimbaje data wa twese mwiza, urukundo dukunda ni neza yawe udahema kutugaragariza. Turabigushimiye muri aya masaha. Uwiteka Nyiringabo Imana, dusabiye umugisha umuntu wese uri kurebera ijambo, kandi turakwinginze umugisha umukuru ukomeye no kuduha kumva ndetse no gusobanukirwa icyo umwuka wawe aganira natwe muri iri jambo. Urakoze rero nubane natwe, utugotesha uburinzi kandi utugotesha umwuka wawe wera. Uwiteka Nyiringabo Imana, utangirane natwe kandi dusoza usozanye natwe. Urakoze, byose bibe ku bw'icyubahiro cyawe, mu izina rya Kristo wabambwe mbisabiye nizeye, amen amen. Iri jambo rifite uwo mutwe w'amagambo nababwiye. Reka dusome duhere kuri 13. Haravuze ngo munyure mu irembo rifunganye, kuko irembo ari rigari n'inzira ijyana abantu kurimbuka ari nini, kandi abayinyuramo ni benshi. 14. Ariko irembo rifunganye n'inzira ijya mu bugingo iraruhije, kandi abayinyuramo ni bake. Amen amen. Aya niyo magambo abiri umwuka w'Imana yampaye kuganira n'umuntu wese uteze amatwi ijambo ry'Imana, kandi umuntu wese umwami Imana ashimye ko afungura iyi video. Menya neza yuko muri iri jambo Imana iragushakaho ko uhitamo, ugahitamo witonze, ugahitamo ubugingo cyangwa se ugahitamo gukurikira ibirangaza ndetse n'ibinezeza by'isi. Ijambo ry'Imana riratubwiye ngo munyure mu irembo, munyure mu irembo rifunganye, kuko irembo rigari ndetse n'inzira ijyana abantu kurimbuka ari inzira nini, ari inzira iri kunyurwamo n'abantu benshi, abayinyuramo ni benshi. Ariko ngo inzira ijya mu bugingo ni irembo rifunganye, ndetse no kuyinyuramo biragoye. Ijambo ry'Imana rirakubwiye ngo kuyinyuramo biragoye. Umve ko gukurikira Kristo ntago ari umunyenga. Gukurikira uyu mwami ntago ari ibintu tugenda tunezerewe gusa, duseka gusa, duhuramo n'ibijomba. Ariko wowe wari uri guhura n'ibijomba ukaba warushatse gusubira inyuma, umwuka w'Imana arakubwira ngo wisubire inyuma, kuko iyo niyo nzira ijya mu bugingo. Hari abazakubwira ibintu byinshi kubwo kwizera kwawe, bakubwire ko wayobye, bakubwire ko wagize amahitamo mabi. Ariko umwami Imana arakubwira ngo niba warasogongeye ukamenya neza ko uwo mwami agira neza, gumamo, wisubire inyuma, wikumvira abantu ndetse wirebaho benshi bari kunyura ngo uvuge ngo ubwo benshi banyura hariya nta kintu bitwaye, kuki bari abakora biriya se bibatwaye iki? Reka nanjye ngende mbikora. Umwuka w'Imana arakubwiye ngo nubwo babona banyuze aho ngaho, ni inzira y'igihogere iri kunyurwamo n'abantu benshi, kandi umwuka w'Imana agukeneye mu nzira ifunganye, kuko ariyo nzira igana mu bugingo. Humura rero, nubwo uri kubona bikomeye, nubwo ubona uhuriramo n'ibikubabaza bikagora umutima cyane, umwuka w'Imana arakubwiye ngo witinya. Imana iri kumwe nawe kandi iragushyigikiye muri urwo rugendo, izaguherekeza. Nubwo ari inzira ifunganye, ntago uzayoba inzira ndetse ntuzabura naho kandagira, kuko uzahora wumva ijwi ry'Imana riguhumuriza rikubwira ngo iyo niyo nzira, komeza uze wisubire inyuma. Muri ibi bihe rero turi mu bihe abakristo benshi bari kugenda basubira inyuma, nyamara nicyo gihe umwuka w'Imana ngongera abakangurire kongera kunyura mu irembo rifunganye, abakangurire kongera kwibuka urukundo rwanyu rwa mbere, kwibuka isezerano mwagiranye nawe, no gusubira inyuma ndetse no kwifuza ibyifuzwa n'ab'isi. Iri ni ryo jambo rero nakomeje mpatirizwa kuvugana namwe kuri iyi channel. Imana iduhana umugisha kubw'ijambo ryayo ritambukiye mu matwi yacu, kandi ko hari icyo umwuka w'Imana ashatse kuvugana natwe kandi turumvise. Tuzabonana ubutaha rero. Ndabakunda, bye, ciao ciao.